Murakaza neza kuri YouTube channel yanyu nkuko mubisanzwe mubizi. Iki ni igihe cyiza cyane cyo kugira ngo tubagezaho amakuru y'ibiri gucaracara muri entertainment hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino, hirya muri Afrika, muri Aziya n'ibindi bihugu bitandukanye. Nagira ngo rero mbabwire ko uyu munsi nta yandi makuru abyutse ari kuvugwa cyane hano mu Rwanda usibye nkuru y'umukunzi wanyu cyangwa se umuhanzikazi wanyu mwakunze muri benshi cyane wo muri gospel uzwi ku izina rya Vestina. Ubushize ubwo yari gucaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye, yari arimo kuba yavugwaho ku bijyanye no kuba yakoze ubukwe buhambaye cyane ndetse n'uyu Idrissa, ariko urukundo rwabo rukaza gukomeza. Abantu bamwe na bamwe bavuga ati ese uyu mugabo ko tubona kuze, abandi ati ko tubona tutazi bye, ngo wasanga ngo afite abana hari iwabo haba. Ariko Abanyarwanda nk'uko bisanzwe nyine urabizi amagambo yabo hari icyo abahisha inyuma nk'uko byasanzwe bizwi yuko uyu mugabo rwose we na Vestina urukundo rwabo rwari ruri gukemangwa cyane. Ahangaha nibwo bwagiye gucya rwose. Uyu munsi tubona Vestina we ubwe atangaje ku rubuga rwe avuga yuko nyine agiye kuba yatandukana n'uyu mugabo cyangwa se n'ubundi mugabo uwo ari we wese bashobora kuba bazashaka nawe azabanza we ubwe akamukora iperereza ryimbitse. Ubu butumwa nabwo ndaje mbubereke hano muri iyi video, ariko mbere yuko mbubereka reka mbanze mbumvishe gatoya aya magambo cyangwa se ukuntu Vestina ubwo yari yabanje guca amarenga y'ukuntu urukundo rwe n'uriya Idrissa bari bakoze ubukwe mu minsi yashize, yuko uru rukundo rwabo rwari rurimo agatotsi cyane. Iki ngiki ni ikiganiro yari yabanje gukorera kwa Emirene, ndagira ngo ubanze ucyumve neza. Yari arimo kugira inama uyu nguyu Dorcas, ndagira ngo ubanze ucyumve. Urugo mbanye mu byihore n'umuhimbaza muzabanze mushake undi murafaze cyane muzabanze mushake Dorka mwana wanjye muzashaka ukiri muto cyane uzawuretse mwabana meze mu byihorere ntukazazabaretse namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane. ese ukoratse ukiri muto we oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenya. ese umugambi w'Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto oya mwabari ariko gushaka ukiri muto ni byiza, ariko nanone ukumva ngayo nguko rero ibya Vestina na Dorcas nuko nguko byifashe. Ngiye kuba nakwereka ubu butumwa we yatangaje ku rubuga rwe ari kuvuga ukuntu agiye kuba yatandukana n'uyu mugabo Idrissa, n'ubundi bivugwa yuko bamushakiye cyangwa se we bakundanye hari diru runaka ibyihishe inyuma. Ndagira ngo neza uze kureba ubu butumwa we yitangarije we bwe kuri uyu munsi mu gitondo cy'uyu munsi, ndagira ngo ubashe kuba wabusoma neza ubwumve, cyangwa se ku muntu utumva icyongereza nawe kanze mbumusemure cyangwa se mbumusobanure abashe kuba yabwumva. Kuko ibi bintu byo tubona muri showbiz ugasanga umuntu bamushakiye nk'umuntu ntibahuje ururimi, cyangwa se ugasanga yakundanye n'umuntu ariko ntabwo biri kumvikana ukuntu babashije kuba bahura ubwe n'uwo muntu. Ibi bintu rero ndi kugira ngo neza Abanyarwanda cyangwa se undi muntu uwo ari we wese ubifite muri gahunda azajya abanza areba umuntu bagiye gukundana, eske tuziranye gute, byagenze bite, ndetse n'ujya no gushakayo ubanza ugisha inama ugira abantu ubaza bo mu muryango wawe. Ndagira ngo turebe ubutumwa sasa, irebere nawe nguko. Hanga Vestina yakomeje agira ati uyu munsi ubuzima ndimo kubamo ntabwo ari bwo buzima nahisemo. Ndi kuba muri situation mbi cyane nakwiriye kuba rwose nabamo, kuko ubuzima ni bubi cyane. Ibyemezo I know I made a bad decision in my life. Ngo ndabizi nafashe nyine imyanzuro idakwiye mu buzima bwanjye, gusa nta kibazo. Imana yemera ko hari ibintu bishobora kuba byakuba kugira ngo ubashe kuba wakiga. Rero mfite kuba nabyiga nkaba nabishamo nyine ubwo buzima arimo kuba yacamo muri aka kanya. Nta mugabo uzongera kuba yambeshya nanone cyangwa se abashe kuba yahindura ubuzima bwanjye, abashe kuba yabwangiza
kuko umugabo nzemera ko nabana nawe bwa nyuma cyangwa se iyindi nshuro nzongera kuba nakundana, uwo mugabo nzabanza mwigeho neza, menye umuryango we, menye na byinshi ku buzima bwe, kuko nta muntu uzongera kuba yankoresha cyangwa se ambeshya ukundi. Ubu ni ubutumwa rero bwatangajwe na Vestina we ubwe abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Ahangaha ubwo yari abishyize hanze nyine uri kubona ko ibijyanye n'urugo rwe bitameze neza. Ndagira ngo abantu rero nimuzajya mubona inkuru nk'izi ngizi mutazajya mwirukanyira kujya kunnyega umuntu, ahubwo mujye mumenya ati impamvu noneho yemeye ko ari kuba mu buzima bubi ni iyi, cyangwa se mubashe ahubwo kuba mwanamugira inama, kuko uyu mukobwa cyangwa se uyu munyarwandakazi uririmba indirimbo za gospel ndabizi akurikirwa na benshi cyane. Rero kuba yashyira hanze ubu butumwa si uko nyine agira ngo wenda mu mihanda bicicikane bisakuza, ahubwo abagira ngo yereke abantu ko ibintu birashoboka ko n'abasitari nabo nyine bakora divorce. Ntabwo divorce ari iz'abantu nyine bandi cyangwa se abasitari aribo bantu badakora divorce, ni ibintu bisanzwe cyane rwose. Rero ndagira ngo mubwire ngo niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro wa YouTube channel ya Abdallah, ndakubwira ngo rwose waracikanywe, ndagira ngo ukande aho ngaho handitse subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo uzajye ubasha kubona update nshyashya z'amakuru agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Ciao.